dramatic, cause the ways on my side. Everywhere you ride me, like bing ways. Now where you go like a ding bang. Girl, you a Gucci, baby Gucci. Every time gender this so low, white caramel, the way you wearing it down, white caramel, now we see the marble, yeah. Wish I could have barato have that. Back again. Show. I ain't in the LLF, you know, living the life freestyle. Come on, boys and we take that. Yeah. Tonight is going down. If you get some new blood, you know, something so fresh and nice. Nicky. The people is got Kenny, Edwin. Booyah, Kasha. Salam, my man. With the fresh. Yeah, man. Kenny, Edwin, Kabisa. Pretty girl, look my side. Ndashaka kuwa ndio magado. Kila sere amekute. Nambiwe kwitwa best friend. Baby girl, bona kona stress. Babe, look my side. Every time gender this so low, why tama malo, kami sinamako. The way you wearing it down, why tama malo, kami sinamako, yeah. Baby, bounce, we go fast, can go hello. Utazijera we choose us. Baby, bounce, we go fast, can go hello. Utazijera we choose us. Baby, my love, what is that? If you didn't know, what is that? Baby, give me love. Ufite body, ufite money. I got no question for the money. I will gonna kick more in dramatic, cause the ways on my side. Everywhere you ride me, like bing ways. Now where you go like a ding bang. Girl, you a Gucci, baby Gucci. Every time gender this so low, white caramel, the way you wearing it down, white caramel, now we see the marble, yeah. Ushakala barato hakan, you with your tongue and it peace of mind. If I needed the mundo, we teach our vibe. You with your tongue and it peace of mind. Amakukugafia, po. Kajigami jelifia, ichana chashize kumeza. Buri weskumadora, yokipa fiti jana fela. Listen, umva ngongole de, swiri sosumana zara bimole ye. Kechi ushiya nana diwanda ye. Uzi kutsutu ni pepe ye. Ereka nanje singe, zari uzanyongole po. Ereka nanje singe, soke nyanyoneje. Matera na muteivya. Booyah, Kasha! Ewa, uma freestyle, uma session doce, mas eu vou lá. Ewa, na igreja, mas já nos ambientes. Agora já vou com o beijo. Ufa, rapidinho ufite, bra, rapidinho ufite.
yitwa Kenny Edwin man. Kenny Edwin IG bana FB zose kabisa. Ni fresh kabisa man. Yeah, you're very good bro. None se ukora gute se man? Birasa gutya tu. Aka kaboro sirangaki. Kaboro bakita kapo. Gatuma ijwi rizamuka ko kuhindura nimba ira hano ugacuranga. Biba biri hasi uko wigize imbere bigenda bizamuka. Kabisa ni fresh. None se byagenze gute singatubwira? Kujya mu muziki. Ya nabikundaga kuva kera. Ariko nyina mikora ari hatari. Then mu nyuma ko nyine umuntu agenda azamuka niko bigenda bikunda paka nyine ubungubu nyine nkoze nabanje gukora indirimbo stay nkurikizaho gentleman nkora my type birangira nkoze none ni fresh kabisa nayibonye iriho harimo ababebi benshi baguhaye amakava baby ababebi ubona ari sawa harimo kakende ubonye gushaka inzobe kandi gushya kirabuye ukuntu amakandi muzika hakandi no kakazungu kana kakazungu kari kubita duko umeze gutese bimeze gutya ni bishimishije bigaragaza barazi kohereza gutese bigenda gute barabazinyohereza ku WhatsApp barabazinyohereza IG inbox haraba mentioninga harabanaginga mukonzeze ubugeni zibona kabisa ubona se abantu bakunda riba nabize gute rero abakobwa n'abahungu bose kuzikunda ariko cyane cyane urubyiruko ari bo bakoresha zino mbuga ufite target se abantu target ubu kubita gute abantu bose nge targeting abantu bose urumva ko bose bakwiye kwitaye ngo abatoya abari hagati cyangwa se abakecuru bose bakunda ibihangano byanjye ngane wanyemeje kurana ko umujene wa fresh niki ariko ufite igikoresho cy'abasaza uzingi ntabwo bisa experience y'imyaka myinshi kweli ntabwo njye byangoye bitewe n'uburyo nabikundaga ibyumweru bibiri nagiye mwitaje ibyumweru bibiri nayize njya muri televiziyo wabikoze wayize mu byumweru bibiri nahise njya muri televiziyo urakubita no turayifata fresh oya bagiye ubwamo gake gake ushobora kuyifunga ubitiraho twukukura izikubita kera se ubu byaraje ubikubita neza koko byaje ntabwo wapfa ngo ubikubita nabi ndakubitire twumvise akana hala nibwiraga ko ndikinya n'amarangamutima ntinya mubonye kuri televiziyo uwayimena nkamusangayo ifoto ye ku cyapa umutima wanjye urasimbuka buze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo buze ko mukunze bose bamurwa amenyo batinda umuti w'amenyo baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari yikundira abasitari ngo njye ntiyanyemera yikundira abasitari ngo njye ntiyanyemera onanana urabona amagukubitiro batinda n'umukuzi no mu mudugudu noneho wowe bakunze misi w'igihugu ubu se koko urumva udafite ikibazo mu mutwe mu mutwe shyiramo hip hop batiriya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari baturiya ni misi yikundira abamista uriya ni hatari yikundira abasitari ndabona
mbanye wowe ako kantu ahubara ngo nta n'umukuzi no mu mudugudu noneho wowe wakunze misi w'igihugu ubu koko urumva udafite ikibazo mu mutwe gafure uragoye cyane Kenny mubitagari kavaye biseturere mamene agani kavala yo radyoche kabisa shout out to Kenny, a real G all time abikora neza kabisa Kenny ni fresh. Thank you bro. dore na nshuti na muvandimwe wo kwize sisi yamye gutya wowe utunze ubutindo urwango rwo mu mitima nibyo birimbuye isi tinya umuntu kwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza batera intambwe akakuzitira baguteranya kuba mwamenyanye uwo muntu yemwe uwo muntu ntagushuke uwo muntu yemwe uwo muntu ntagushuke uwo muntu yemwe uwo muntu ntananiwe aho uzajya niwazajya nshuti yanjye uri murasaza aho uzajya nihazajya nshuti yanjye uri murasaza Mbwiye yuko hano inyuma haba hari ibirori bya danje uzajya wandika nimero zawe muri comments turatugutumira don't worry wari umukobwa wari umuhungu show biri hano inyuma irarenze yo Kenny Edwin is in the house tonight ladies and gentlemen poa sana man santi sana none subira akantu basi mu artiste basi agakotsi cyangwa se tubwire batagwana ukuntu ubibona ubundi iyo umuntu ashaka gukora ajya akora iyo umuntu afite inzozi ajya azikora ajye aziharanira aharanire yuko zabimamo okay njyewe ibyo nashaka kugeraho ntabwo ndabigeraho neza ariko inzozi yacu bisa nice ukoresha iyo motivation ukoresha ubuye buhanga bundi kugira ngo ubone uburyo bujamo gusenga no kwiga bya kwigura kwiga mu ishuri kwiga ubwo ngubwo nshatse kuvuga ni uguhora nyine ushaka kumenya ibigezweho cyangwa se aho abandi bageze nyine ko iyo ugumye hahandi iyo uzi bya bindi ntabwo uguma hahandi ntabwo ugera utera imbere ariko iyo wiga kuri buri umwe wiga uko buri wese akoramo ibyo ngibyo bigufasha kumenya iyo ugana ugahura ukabona imbogamizi bagiye bacamo ukabona n'uburyo we wazitambukamo kugira ngo ubashe kugera hanze bisa niko kwiga niko yari sawa niko kugenda uzamura imyumvire none se imyumvire tuzi kuri by'umwumvire imyumvire uri kwibona gute ya music na art musical mu Rwanda ubona gute biri ahantu heza ifite impano irakora ahantu heza ushatse kuvuga heza gute mbere byari bigoye kugira ngo hari ibinyamakuru bike hari abantu bashobora guhuza n'abandi bake ariko ubu ngubu nyine bisigaye byoroshye ndaza hano nagera muri LLF live life freestyle nkahura na Kalex wo ku Isango nkahura n'abandi benshi bakwiye ko ntabwo ariko mbere kugira ngo uzabure n'umuntu wagutambuza byari so that's what bibamo kabisa imana so akandi kantu wenda nakubaza ese wowe uribona nk'ahantu nka hehe nko mu myaka nk'ibiri iri imbere ndibona ahantu nshaka kugera mbere buri gihe nyine duhora n'inzozi natangiye mvuga ati mwana uzafasha kuri radiyo nigezeho radiyo navuze ati mwana izafasha ndavuga imana izafasha muri nawe nahuye nawe
number 1 nka director waje kwa May 1 rero nkunda kuba uwa mbere ntekereza ko ahubwo imyaka ibiri kabisa kubona imbere muki neza na neza wabaye specific waba uribona uri uwa mbere muki muri music kabisa nice ikindi kintu nakubaza uvuze ngo nk'imyaka nk'itatu ishize hari ikintu waba warakoze wumva utakora ikintu nakoze numva ntakora ubwo wenda wahindura ubwo utabukunda ukora kukoze imyaka itatu ishize Nishobora dukubitira akamera se kakuko dusezerera wenda twikomereza gahunda nyinshi zigiye zitandukanye team yari yayindi impano ngo bisanzwe kuri direction Roicos ari aho ngaho nawe ari gukora assistance GM nawe ari aho ngaho arimo arabireba neza Biggy in the house tonight, ladies and gentlemen. Representative number 1, Biggy in the house. Nabisukari Biggy, only Biggy. Serious. So, turabashimiye cyane. Keep on grabbing that subscribe. Dukubite niyo like. I hope you like this now. I see you kissing on your brow, which is false. Susanna, I hope you happy now. I see you change your skin color and your hair is on now. Now go on a party. Hapo kandesha jerize, ukitesa na kamine, none of my business. When I see you now, your baba, shaking what the doctor gave ya. Hello, behavior, Susanna Bandesenje. Hello. If you get to hear this song, somebody loves you. Senje. Hello. Gentlemen, come back home. Somebody loves you. Whoa. Yeah man, thanks kabisa. Turashimye for your time, for your energy, for your good vibe kabisa, for the good feelings that you're giving out there. It's so nice kabisa. The vibe is fresh kabisa, turashimye. Everything I read twishimye kabisa nko muzaye mubizi ni kuri LLF.